nibwo yuriye yaniye rimwe ahita yikubita hasi. Ubwo ikindi cyakurikiyeho nabonye we kumusukira amata mpageze nsanga umuntu byarangiye. Mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko akagari ka Nyagatovu umudugudu w'Itetero umugabo witwa Edouard wari uri gusiga irangi ku mabati yafashwe n'umuriro birangira hasize ubuzima. Aba ni bamwe mu baturage baganiriye na ATV bayitangariza uko bamenya no makuru n'uko byagenze. Uyu mutipe twari turi kumwe mu gitondo aje gusiga irangi, nibwo yaje anyaka intuza, anyaka urubaho ajya kurufata ari hepfo yagomba gukoreraho. Araza ahageze aragenda atangira akazi, bigeze mu masaa 5 n'utundi tunota nibwo yamanutse arongera asubirayo na mugenzi we, ahageze nibwo yuriye yaniye rimwe ahita yikubita hasi. Ubwo ikindi cyakurikiyeho nabonye we kumusukira amata mpageze nsanga umuntu byarangiye. Byatewe n'intuza ibyo byose n'urusinga rwakoze kubera ko n'umuriro wabiteye, urusinga rwakoraga ku mabati. Urumva ku mabati niba urusinga rwakoraga hakajyaho irangi nta mazi akurura ku buryo agera cyane. Turazanye tuba tumaranye nk'imyaka irenga 10 dukorana. Njye nabaye nk'ufatwa n'intuza n'amashanyarazi nanjye ubwanjye nese sinzi ikintu cyose kinzaho muri njye mba nk'ikinya. Naje gusubiza ubwenge kugira nka nyuma y'iminota 3-5 ubwo nabashe kuhagera, mpageze nabwo mpita mfatwa n'ikiniga mpita mpahunga mpava uruhande. Natwe nyine twazamutse batubwira ko habaye ikibazo hano, nyine tuza kureba icyabaye. Nyine umugabo uri gusiga irangi hejuru y'ibati, nyine amakuru twaje dusanga tuvuga ngo nyine barari hejuru y'amabati nyine asiga, ngo nimba ari umuriro wamufashe ntibari iki, ntawapfa kumenya nyine icyamwishe. Nanjye bamamagaye kuri telefone bambwira ko Edouard yapfuye, nyine ndazamuka. Umuntu yumiye hejuru y'inzu, umuriro wamufashe, yari ari gusiga amarangi. Ariko iyo uri hariya magana hirya uri kuza gutya urabireba biri hejuru ye, yararyamye hejuru ku nzu hejuru yumiyeyo. Sanga ikibazo cyabaye uko byagenze ntabwo nabisobanukiwe, nuko gusa dusanzwe twese twageze dusanga habaye impanuka y'umuntu wahaguye ntaki, umuntu wahaguye ntaki, umuntu wagize impanuka yishwe n'umuriro. Nta kazi ko gusiga amarangi hejuru. Hari abantu benshi nyine bambwira ko habaye impanuka. Umuntu wari ugusiga nyine inzu hejuru ku mabati, umuriro ngo buramufashe, nanjye niko mbyumvishe. Aba baturage kandi bakomeza basaba ko mu gihe inzu zirimo zisanwa hajya hagenzurwa insinga z'amashanyarazi kuko akenshi usanga ziba zarashaje. Akaba ariho bahera bavuga ko nyakwigendera yaba yazize zino nsinga z'amashanyarazi zishaje kuko batigeze babanza kuzigenzura. Hakorwa n'uburinda abatekinisiye nabo ababikora bakagiraho ubwirinzi ku buryo urusinga umuntu rwajya ruba rufunitse rufite sekirite ku buryo bwose buhagije. Ni ugukurikirana nyine bakareba ikibazo cy'amasinga yaba ashishutse, cyangwa se bakajya bibuka no gukupa nyine sintuza sibivugure. Umva nyine n'uburangare ko gutakupa umuriro. Icyifuzo cy'abantu ni uko bajya bakupa amashanyarazi kuko bari bazi ibyabaye. Nuko nyine bajya bamanza bakareba neza, cyangwa niba hari igikorwa kigiye gukorwa ku nzu bakaba bakupa kuko izubiro nicyo zibereyeho, cyangwa mu kimwe bakamanza bagakontorora n'insinga zabo ziba zishaje bakazikuramo bagashyiramo izindi nshyashya. Ni ikibazo kandi ku murongo wa telefone twabajije umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Wallace Gahonzera adutangariza ko agiye gukurikirana no makuru akaza kutuvugisha, ariko twasoje gutunganya ino nkuru nta gisubizo turabona ku ruhande rwa polisi. Amakuru twamenya kuri iyi nkuru tukaba twayagarukaho mu makuru yacu ataha. Ni kenshi humvikana abantu babura ubuzima kubera ibibazo by'insinga z'amashanyarazi ziba zarashaje cyangwa zesitaye nabi. Akaba ariho abaturage basaba ko izi nsinga zajya zigenzurwa mu gihe runaka kugira ngo bitange umutekano uhagije. Sekanyambo Jean Damascene, ATV mu mujyi wa Kigali.